The Zoom TV 24. Nari mfite kwibisha amayeri menshi, nasoreshaga abaturage ntakorana na leta, nkodesha n'amazu atari yanjye, mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nagiraga ahantu hari igipangu gikodeshwa nkasanga gikodeshwa, naragikinguraga nkagishyiramo umupanga, yamaramo nk'iminsi nk'itatu bakamukubita bakamusohora, amafaranga narayariye. Bamenya ko nakubiswe inkoni, wakubita nk'igapfa, ariko kuko nahindutse icyaremwe gishya, nabaye umwana w'Imana, mfite n'amahoro yo mu mutima. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yesu wacu nashimwe. Na amahoro. Nitwa Murwanashyaka Alexis, mbarurirwa mu itorero rya DPR Nyarugenge ku mudugudu wa Muhima. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu, turabajene Maria. Muri uyu mwanya twifuje kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho Yesu yadukuye mbere yuko dukizwa. Ariko mbere yuko tubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho Yesu yadukuye, turabanza dusome ijambo ry'Imana, ariko ntabwo turisoma, turarivuga mu mutwe kuko Yesu yatugiriye neza, riri mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo 12:43. Bibiri iravuga ngo umuntu yasubiye inyuma iby'isi bikamunesha, dayimoni aragenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, ibya nyuma by'uwo muntu bikaza bisha ibya mbere kuba bibi, niko bizaba kuba iki gihe kibi, niko Bibiri yivuga. Nanjye Alexis nifuje gusangiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ubuhamya bw'aho Yesu yankuye mbere yuko nkizwa, kandi ntangariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko Yesu ari umwami w'amahoro uruhura. Nakuriye mu itorero rya DPR, nyuma nza kugwa ndabisobanura no kuva mu gakiza, umuntu agasubira mu byaha. Nguye mu mupagani rwimbi, nanyweye urumogi rwinshi, nduvangamo n'ubujura bw'indengakamere, kuko ndibuka ko icyo gihe nari mfite kwibisha amayeri menshi, nasoreshaga abaturage ntakorana na leta, nkodesha n'amazu atari yanjye, mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nagiraga ahantu hari igipangu gikodeshwa nkasanga gikodeshwa, naragikinguraga nkagishyiramo umupanga, yamaramo nk'iminsi nk'itatu bakamukubita bakamusohora, amafaranga narayariye. Ariko nagira ngo ntangariza abantu bose bumva ubutumwa cyangwa ubu buhamya ko nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Yesaya 48:21. Bibiri iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Ibyo byose nakoraga nta mahoro byigize bimpesha, icyo byampembaga no gufungwa, kwambikwa amapingu, gukubitwa inkoni nyinshi. Ariko ndashimira Kristo Yesu ko nyuma yaje kuntarura, akampa agakiza, akangira uwo ndiwe muri kino gihe, akampa amahoro yo mu mutima. Ubwo bujura bw'indengakamere nabukoranaga no kunywa urumogi, nanyweye urumogi rw'amoko menshi, nanyweye urumogi rwitwa ijisho, nk'urumogi rwitwa sangirene n'umutwe. Urumogi ruragenda ruranyica, nitwa rasta kandi nta musatsi ngira. Ndibuka ko nigize no kurunywa rwose, niba umuntu ninjira mu nzu y'umuntu nka 12:30 z'umugoroba, ndara munsi y'uburiri bw'umugore n'umugabo, baza kuryama mpari, bamaje gusinzira, mbiba nijoro basinziriye. Urwo n'urumogi rwabinteraga. Ariko icyo nshimira Yesu data wa twese mwiza, nuko no mu banywa rumogi agenda agafatayo akabakuramo abakozi, no mu bajura, no mu ndaya, no mu basinzi, akagenda agatangamo agakiza, umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Si ibyo gusa, Satani yakomeje kungira imbata y'ibyaha. Ndibuka ko nari ngeze ku rwego rwo kuba umutubuzi. Nabaye umutubuzi, bino abanyarwanda bajya bumva ngo umuntu ngo telefone ye bayihinduye isabune cyangwa ibuye, cyangwa amafaranga bayahinduye impapuro. Ibi nkunda kubitangaza kenshi no mu nsengero aho mba nigisha ubutumwa bwiza. Abanyarwanda bazi ko harimo uburozi, ariko nta burozi bubamo. Nitirike ni umukino twakina guturutse mu bumenyi bw'isi umuntu aba afite, tukakujijisha amafaranga yawe tukayahindura, tukaguha ibipapuro, telefone gahinduka isabune cyangwa ibuye. Ariko ubwo niyo naguhaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umeshesha, ubundi naguhaga igitiritiri cy'ikigori cyangwa ibuye. Aho niho Yesu yadukuye, turi abapagani rwimbi, twararushye, abanyarwanda baragowe, ariko turashimira Imana ko yadufashe kaduha agakiza. Amapingu yarananiwe, inkoni zarananiwe, gereza zarananiwe, ariko duhuye n'umugabo witwa Yesu araturuhura, nk'uko ijambo rye ribivuga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo 14:28. Yesu yatangaje inkuru nziza, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura.
Muri ubwo bupagani bw'indengakamere si ubutubuzi gusa nakoze, nari ngeze ku rwego rwo kujya nsoresha n'abaturage ntakorana na leta. Nyamabuye mu Gatsata naho nahasoreshaga abaturage ntakorana na leta, nkatanga gitansi z'impimbano nikoreye, ariko ibyo nabibayemo igihe gitoya. Nabibayemo nk'umwaka n'amezi 8. Nyuma y'umwaka n'amezi 8 Yesu aramfata amagakiza, aranduhura, ndi umunyabyaha, ndindushye yujuje ibyangombwa. Si ubwo bujura gusa nakomeje gukora, nakomeje no gukora n'ubundi bujura. Ndibuka nageze no ku rwego rwo kujya ndanguza mu mangazini atarayanjye, nkaranguza nka miliyoni 13 14 mu mangazini atarayanjye. Ibyo sinabikoraga ndi umwe, twabaga turi ikipe y'abajura nka 3. Abenshi baranapfuye, harimo n'abamajije gukizwa. Nkagenda nkaranguza mu mangazini atarayanjye, mfite imodoka y'ubujura, nkaparika hanze, uza kurangura akaza kurangura ndi imbere y'amangazini, tukavuganira hanze, akanyishyura aziko ari nge nyiri mangazini. Nkaza kuyamwiba nka miliyoni 14, akabyina, akazana urufuzi, inyuma bakamubwira bati uhuye n'umujura ruharwa ataha. Ayo mafaranga yose nta kintu yamariraga. Nayatungagamo ivatiri bakayiteza cyamunara mfunze, nayaguramo inzu bakayiteza cyamunara mfunze. Nta kintu na kimwe cyo mu bujura nigize ndamura, kereka ibyo mfite byose nabibonye maje kwakira Yesu. Kuko nta mahoro nubwo umuntu yakiba miliyoni 300 abarutwa n'umuntu wakoreye inote y'igihumbi yikoreye mu maboko ye cyangwa mu bumenyi yize. Kuko ibyo mu bujura uko bije niko bigenda, kandi nta mahoro ugomba kubigiriramo. Ariko ndashimira Yesu mu ijambo ryiza riri muri Bibiliya mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero ibice 3:9. Bibiliya iravuga ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza, ngahubwe twihanganira idashaka ko ari numwe wapfa rimbutse, ngahubwe ishaka ko bose bihana. Icyatumye Yesu andinda, akandindira mu byaha, akihanganira ubugoryi bwose nagize, akihanganira amanyanga n'ubuhemu bwose nagize, n'agahinda nateje famiye yanjye, akampa agakiza, kwari kugira ngo nanjye nzabone ubugingo. Nyine mu buhamya ndashaka no guhumuriza umuntu ufite umuntu utarakizwa, umubyeyi ufite abana bamunaniye, umudamu ufite umugabo utarakizwa, umugabo ufite famiye itarakizwa. Ndahumuriza umuntu wese wumva ubu buhamya ko nta hantu habi Yesu atakura umuntu, nta n'ahantu heza atamugeza. Ubu mbonye muri kino gihe, muri iyi myaka 16 Yesu ampaye agakiza, ntiwamenya ko nigize kuba igisambo, ntiwamenya ko nigize kuba umunywa urumogi, ntiwamenya ko nakubiswe inkoni wakubita nk'igapfa, ariko kuko nahindutse icyaremwe gishya, nabaye umwana w'Imana, mfite n'amahoro yo mu mutima. Turashimira Yesu. Inkoni ntabwo zaca umujura mu bujura, kwambara amapingu ntibyacura umujura mu bujura, gukubitwa inkoni nyinshi ntibyakura indaya ku muhanda, ariko mu ijuru hareta amajoro nkuru ifata umupagani rwimbi agahinduka icyaremwe gishya, umudugudu ukagira amahoro, akagari kakagira amahoro, umurenge ukagira amahoro, akarere, igihugu kikagira amahoro, n'akazi muri leta kakagabanyuka. Si ibyo gusa, nakomeje kuba umupagani rwimbi. Ndibuka nigeze no kuba umukecuru ku Gaseke Ibyumba. Nari ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu. Icyo gihe polisi niwe rero amwise Yezu. Yajyaga yinjira nimugoroba, akinjirana umugore n'umugabo, bamara kuryama basinziriye, ari munsi y'igitanda cyabo, akaterura umugabo akamurambika hasi, agasubira yagaterura n'umugore akamurambika hasi, akazinga matera akayitwara. Polisi za kumwita Yezu, nta kibaho nawe yarapfuye. Icyo gihe turagenda turi ku Gaseke Ibyumba, umukecuru agurisha amatungo 2 yitwa ihene, bamuha 16,000. Iyo tuvuze ihene ntabwo tuba tuvuze izina ry'urukozasoni mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 25:3. Bibiliya iravuga ngo Yesu azafata intama zishyira iburyo bwe, afate n'ihene zishyira ibumoso bwe. Iyo tuvuze ihene rero ntabwo tuba dutukanye. Uyu mukecuru bamuha 16,000, aca inyuma y'isoko ku Gaseke Ibyumba, azamura ingutiya 3 ayashyira muri mugondo ya 4. Mbwira icyo gisambo twari turi kumwe, ubwo ni 2001, muri 2001 ibyo nibwo twabikoraga. Mbwira icyo gisambo nti uyu mukecuru umumfatire, uterura ingutiya 3 yambaye, umumfatire, umumpamagarire, umumbwira uti ndeba nanjye nkurebe. Aramuhamagara ati shangazi, umukecuru aramwitaba ati ndeba nanjye nkurebe. Nanjye nca bugufi nitonze ku Gaseke Ibyumba mu isoko, nterura zangutiye 3, nzigejeje mu ivi rye, nzitegesha ivi ryanjye, muteza irirenga muri mugondo ya 4, 16 ndayazana. Ubwo irirenga kuba dukurikiye ni ugukora mu mufuka, niko twari gitaga kera. Ayo mafaranga nta muntu n'umwe wigeze atubona. Namaje kuyamukuramo, ndongera ndekura zangutira, zirongera zisubirayo, nta muntu n'umwe wigeze atubona.
ndindushyi nageze ku rwego nyura muri karitsiye induru zikavuga, nkumva abaturage baratatse bati arabwenge arabwenge arabwenge, batabyumva bagahindura sinye bakavuga ngo imvura yaguye imvura yaguye imvura yaguye, bagahana amakuru ngo imvura yaguye kandi izuba ririmo kuva. Ariko ndashimira Yesu ko nta muntu ukivuga ngo imvura yaguye ndi umwana w'Imana. Ngira amahoro menshi yo mu mutima, ngirirwa icyizere ku rwego ruri hejuru. Ndashimira Yesu wanduhuye. Ndibuka Sainte Famille mu kiliziya naho nahibye umuntu 200,000. Icyo gihe nari ngeze ku rwego rwo kuba umukumbyi. Abantu benshi ntago bakumva urwo rurimi, no gufata nk'ivarisi y'umuntu ahagararanye nayo nko muri gare Nyabugogo cyangwa Kimironko cyangwa i Remera, warangara gatoya ya varisi nkayigutwara utavuye aho ngaho. Kandi nkiri mu buhamya abantu benshi bagiye bakunda kumbaza ngo ese ubwo bujura wakoraga nta miti yo mu bapfumu wagiraga, nta burozi wagiraga, nta mavuta yo mu bapfumu wari wisigaga? Ndatangariza abantu bose bumva iki kiganiro cy'ubuhamya ko nta burozi nzi, nta miti yo mu bapfumu nzi, yewe nta n'amavuta yo kwisiga yo mu bapfumu nzi, cyane ko n'umuryango wanjye ibyo batigeze babijyamo kuko nge mvuka mu gipanikote guhera muri 70. Ahubwo ibyo byaturukaga mu bwitange bwinshi, kuko iyo umaze igihe mu kintu mu bujura ufite experience, iyo umaze nk'umwaka mu bujura ubuzi kwibabye, nk'uko umuntu mu kazi ke iyo amaze amezi 6 mu kazi aba afite experience, igihe azindukira mu kazi, uko atanga service mu bamugana, ni nako n'igisambo cyangwa indaya cyangwa umusinzi ibyo akora abikoreshwa na Satani aba afite experience. So ntari ninjira muri Sainte Famille mu kiliziya ngo mpibe umuntu, nzamuka kwa Rubangura. Ndibuka nandi kumwe n'umugore w'umujura nawe yarapfuye twibanaga, ntago muvuga amazina ariko nubwo nayavuga yaratashye nta kibaho, yanapfuye arimbutse nicyo kimbabaza. Turazamukana tugeze kwa Rubangura mu cyapa, nsanga umugabo ahagaranye n'ijerekani y'amavuta y'ubuto ateze imodoka ashaka kuyitega. Mbwira uwo mugore, ndamubwira nti irajerekani turayimwiba. Arambwira ati sura yitwara gute? Nitwaga Rasta Alex, ntaryo bari bazi. Ndamubwira nti mu kinyabupfura ngira nti ndagenda musuhuze, nindangiza mukubita urushyi ku rutugu mubwire nti kuki urwarinda uba mu mujyi wa Kigali. Ntinamara kuvuga ngo ziri hehe ijerekani uhita uyimwiba? Ati nibyo. Ndagenda namusuhuza, akimara kunyikiriza ndamubwira nta makuru, ati ni beza, mukubita urushyi ku rutugu nti kuki urwarinda uba mu mujyi wa Kigali. Aritakoma ati sinda ziri hehe? Ati ni mu ntabara. Ati nge nta mwanda ngira, ntanda mfite. Akivuga ngo inda ziri hehe ijerekani yaragiye nk'ejo. Arabyina ati ni mu ntabara ijerekani yanjye barayinyibye. Aratara akazana urufuzi, baramubwira bati ubwo huye n'igisambo mu mujyi wa Kigali taha. Arataha tuyigurisha 13,650, nyashyira ku ikofi 6,5 nyahawe umugore wanjye kuko nge mu bujura ntago nigize mba umusambanyi. Aho niho Yesu yanshyiriyeho urukuta, kuko iyo nza kuba umusambanyi ari mba narandagaye nk'abandi bose. Yesu yamfashe ntaraba umusambanyi, nari narabaswe n'ubujura bw'indengakamere, kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, gukodesha amazu atari yanjye. Yesu yamfashe ngeze kuri urwo rwego ariko ntaraba umusambanyi, n'urumogi rwinshi. Maje ndamanuka njya Sainte Famille mu kiliziya, nsanga mu kiliziya habaye ibihe byiza, bamwe baricaye abandi barahagaze. Igihe cyo kujya gutura kiba kirageze. Umugabo muremure akora mu irivage. Irivage ni umufuko wa mu ikoti imbere, akuramo inote y'igihumbi asigazamo iza 5. Icyo gihe leta yacu y'ubumwe yari tarashyira inote za 2 ku mugaragaro. Avuyeyo numva dayimoni najyaga numva amajwi y'abadayimoni ambwira ngo ninjye muzimu hari, ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzimu hari. Dayimoni barambwiye ngo nimutera irirenga mukore mu mufuka. Ndamwigera mu kiliziya ngo mutera irirenga, nsanga ni muremure aransumba. Mva mu kiliziya njya peyaje, nshaka yibuye ripima nk'ibiro 8, ndigurira umufuka w'umweru, ndizana mu kiliziya ngikoreye mu mufuka, nginjiza mu bantu, nditereka imbere wa mugabo muremure usumba, mpita ndihagarora impa sapoti turareshya, mpita mukinga ukuboko mutera irirenga 200,000 ndayamwiba. Ryabuye ndisiga mu kiliziya rero mu mufuka. Ayo mafaranga nk'uko nabivuze haraguru, nta kintu na kimwe yigize amarira, nta kintu na kimwe. Ndatangariza n'abantu bumva ubu buhamya ko rwose umuntu wese uruhiye mu byaha niyakira agakiza, kuko muri Kristo Yesu niho harimo amahoro. No mu gitabo cy'imigani 28:6 Bibiliya iravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Umukene ugenda ari inyangamugayo nubwo yaba atarize
ariko abantu banige bashaka ubumenyi bw'isi, nubwo yaba atunze ipantaro imwe, nubwo yaba ari umushomeri, ariko abantu bashakishe n'imibereho, akaba yubaha Imana ruta ikigenge, nubwo cyaba kijya mu Bwongereza buri munsi, nubwo cyaba gifite amamodoka 300, ariko kitubaha Imana, kuko umuntu wubaha Imana afite agaciro muri kino gihe n'igihe kizaza. Ndihuta cyane ndibuka nigeze no kwiba umuntu umwe ukomeye, hashize nk'ibyumweru 2 aramfata, nari namwibye 3.5 n'igice ku butubuzi, mutwara 3.5 n'igice ku butubuzi, hashize ibyumweru 2 ndafatwa, mfashwe banjyana muri polisi. Birumvikana kuko leta y'isi konegitana n'iy'ijuru, buryo ubuyobozi burahuza, ubuyobozi bw'isi buhuza n'ubw'ijuru. Banjyana muri polisi, bankubita inkoni nyinshi, barampakira banjya kumfunga, bamfunze mfungwa amezi 9. Nsohotse uwo munsi nasohotse mvuye muri gereza, nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke, ndayimwiba ku Kimisagara irimo no kuvuga. Uwo munsi navuye muri gereza, ndayimutwara. Abanyarwanda bazajya bagira amatsiko y'uburyo nayimutwaye. Uburyo nayimutwaye n'ubu ngubu nasanze arimo gucuranga radio sonoteke, agatotsi kari kamutwaye imbere ya butike ye. Satani arambwira ngo ninyimwibe, mbona nta nundi buyinyuze. Satani arambwira ngo yarapfuye, ngo ninyimwibe. Satani yajyaga ambwira ngo abaturage bose barapfuye, kandi iyo dutanga ubuhamya harimo abantu bashobora kuvuga ngo ese Satani aravuga. Satani ntabwo wamwumva avuga nkuko njye Alex mvuga, ahubwo umwumvira mu mitekerereze, mu myumvire, mu mitekerereze, mu mutima, nkuko umuntu yumva afite ibihe byiza mu mutima, kumva nk'ijwi rimubwiye ngo kora iki, fasha imfubyi, ufasha abapfakazi, rengera abatishoboye. Ni nako Satani mu mitekerereze ye agenderera ubwonko, agenderera umutima akakumvisha gukora ibibi. Numva Satani arambwiye ngo iriya radio wayimwiba, ngo yarapfuye. Satani yajyaga ambwira ngo abaturage bose barapfuye, ngo ninjye muzima uhari. Ndomboka gahoro mu kinyabupfura, radio ndabanza ndayigabanya. Nyigabanyije nsubira inyuma, numva Satani aransunitse arambwira ngo injira, ngo subirayo wihuta uyifunga, yarapfuye. Ndagenda nitonze, ndayifunze, nyifunze basimbukiye hejuru, mbanguye mu nsina ngufi yitwa ikinyengurube. Mu cyaro haba insina ngufi yitwa ikinyengurube igira abana b'imibyare benshi. Mbanihishe muri iyo nsina, aritakuma aratakati, ni mu ntabare radio yanjye barayinyibye. Azana urufuzi, hagera abantu nka 40, baramubaza bati tubwize uko uvuye hano cyangwa ni havuye. Acizo sate ntabwo nahavuye, batubona igisiga cyitwaye. Bajya gushakira sodeparare ngo niho igisambo kijyanye, radio ndayibaheza, nyigurishiza mu Nyagakoki ndayibaheza. Ndindushye kubabarirwa, data na mama n'abakuru banjye n'abashiki banjye baragowe, barariza amarira yababanye menshi, ariko basenga Imana ikababwira ngo umwana wanyu nzamukuramo umukozi wanjye, ngo mu gihe gikwiriye nzamuha agakiza, nagiye kumushakira ubuhamya. Mu yandi magambo, data buja witwa Yesu we yavuganaga n'ababyeyi banjye ko nta buhamya nagiraga, ko yagiye kunshakira ubuhamya. Ubuhamya rero bwarashyitse, bumajije gushyika, Yesu aramfata. Ngira ubuhamya butwara icyumweru cyangwa ibyumweru 2, ndashaka kuburezimira hafi nkabwira abanyarwanda uko Yesu yamfasha. Kuko ubwo nasimbutse uko najyaga niba no mu ntara, ko nategaga nkajya kwiba mu masoko ye hanze, uko nararaga mu mazu y'abantu, uko nari ntemewe mu nka mu majyepfo, umuntu yandagiye ngo njye kwiba inka dendo, umuntu agashaka kuntemera mu nka ze mu majyepfo, nkatega amaboko nk'amahembe y'inka, akabara agasanga n'inka. Ubwo naho nahasimbutse, ngira ubuhamya bunini. Niyo ndi imbere y'iteraniro, mfite nk'igihe cy'isaha n'igice, mbabwira imbabazi Yesu yangiriye, tukanaganira n'ijambo ry'Imana kuko naryo rirahari. Yesu yankijije urumogi rwinshi, anshyiramo icyanditswe, mfite n'ijambo ry'Imana ryinshi. Ariko nta nubwo njya nkunda kuvuga ibintu byinshi burya, kuko iyo uzakora igihe kirekire uvuga ibintu bike, kandi burya ibintu byose umuntu aba afite ntago yabivuga ngo abibonere umwanya. So rero ngana ku musozo, abanyarwanda bashobora kugira amatsiko yuko Yesu yamfashe, agafata indushyi nkanjye, agafata igisambo ruharwa nkanjye cyari cyarananiye polisi, amapingu yaranze, inkoni zaranze, baranciyeho imyenda bikanga, uko Yesu yamfashe. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima, ari naho nsengera, yakoreye muri Dobandi cyo kwamagana ibiyobyabwenge. Ni nabyo niberamo muri kino gihe cyane, kandi ndashimira ubuyobozi bwacu bwa ADPR ko bugira domaine nziza. Ubundi iyi domaine yo gushyira igiterane hanze cyo kwamagana ibiyobyabwenge ni nziza.
kuko hari abapagani bataza mu rusengero. Iyo dushyize igiterane hanze cyo kwamagana ibiyobyabwenge, byanga bikunze indaya, umujura, umwara, umujyi, umusinzi n'umunywatabi, ry'isigara n'ubugoro tukagishyira hanze. Byanga bikunze yari umwana w'ubugingo yakira agakiza. Aha, mva mu rugo iwanjye nje kwiba abaturage, nacangaga n'ikibiriti hano ku ikorosi munsi ya 19 satarani. Nahacangiraga ikibiriti. Mva mu rugo iwanjye nanyweye urumogi rwinshi, nari ngeze ku rwego ngendesha amano kubera urumogi, ngenda nifenta, nsuzanyisha izi ntoki ebyiri, nsuzanyisha amacesi, nsuzanyisha umutwe, niga narapfuye mpagaze ndi umutafu. Ni udutereme tuba mu banywa urumogi. Mva mu rugo rero sasa nje kwiba abaturage, mpageze nsanga ADPR muri mashyize igiterane cyiza cyo kwamagana ibiyobyabwenge muri Dobandi, imbere ya Poroviya habaga ishuri rya Roko Defense. Mpageze nsanga igiterane kirarimbanyije, nsanga amakorari yestaye ibyuma, nsanga batumiye umwigisha w'umutangabuhamya mwiza. Burya ubuhamya bugira imbaraga. Ubuhamya iyo buvanze n'ijambo ry'Imana, umuntu yumva Imana. Kuko iyo ubutanze n'ufite ubutarakizwa agira icyizere akavuga ngo yahamagaye ruharwa, nanjye nigera mu bana banjye zabaha agakiza. Bakira umwigisha, atanga ubuhamya, avuga ukuntu yibishaga imbunda, afunga na kace. Ndi muri icyo giterane mwumva, kandi icyo giterane nene maje kwibamo telefone umudamu. Arigisha avuga ukuntu yari umupagane, ngiye kumva numva muri nge mbizi icyokere. Mbiri icyokere cyinshi. Agiye gusoza aravuga ngo hano nta muntu wabukeneye kwakira agakiza, amanike ikiganza yihane. Sinzi uko natombotse ndatangariza abantu bumva ubu buhamya ko Yesu ari we wemeza umupagani. Ijambo ry'Imana niryo ryemeza indushyi ikumva amahoro. Sinzi ukuntu natombotse nshiduka namanitse ikiganza nti ndashaka kwihana. Ubwo kandi mfite telefone nibye muri icyo giterane mfite mu mufuka. Umwuka wera afite ukuntu anangira umutima w'umuntu. Igihe cyageze cyo guhabwa agakiza, umwuka wera anangira umutima ku buryo umuntu adashobora kugenda. Urumva nari mfite telefone majije kwiba, yemwe mfite n'ikofi majije gutera irirenga umugabo irimo 61. Sinagenda. Urumva Alex mfite telefone itari yanjye, mfite ikofi irimo 61, kuki ntagiye? Ni umwuka wera wanzitiye kugira ngo nanjye nakira agakiza, mbe mfite amahoro muri kino gihe. Nkivuga ngo ndashaka kwihana, induru zaravuze, abaririmbyi barataka bati ntashobora kwihana, bati nticya gisambo gicangira ikibiriti hirya hano mu ikorosi, bati nimucungane n'ibyuma na mikrofone ntiyakizwa. Induru ziravuga. Cyo gihe nari ndi kumwe n'abayobozi banjye, mu witwa mwarimu Yonasi, ubu n'umushumba muri paruwasi ya Ngoma ya Kirehe mu itorero ry'akarere ka Kamonyi, n'umusaza witwa Buduyi Pascal n'umupastori. Barahaguruka barabaza ngo hano habaye iki? Bati ntiyakizwa, arimo kutujijisha, mucungane n'ibyuma na mikrofone. Nge nihana, induru zaravuze ukagira ngo ni intambara ibaye. Uwo mwigisha aravuga ati uyu nawe yakizwa, ati nanjye nari umupagani murenze, ati n'uyu ntagaragera ku rwego rwa Sawuli wicaga abantu atagahinduka Paulo. Ndavuga nti ndashaka kwihana, natsinzwe n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya, nti n'ikimenyimenyi. Ntimfite telefone y'uriya mudamu nibye. Mwuka wera akora umukwabo. Umudamu arebye asanga nayitwaye kera, arataka ati Mana we, ati ni muntu abara atubiye ijyanye gihe cyati yakoze mu ishakoshi yanjye gihe ki. Ndayimusubiza. Ndavuga nti nuriya mugabo uri muri iriya korari ntiyakiri kofi ye nayitwaye. Arebye inyuma aritakuma ati subi igipesu yagiciye gihe ki. Ndabisubiza. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu naratuye natura ubujura, kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntabwo ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, gukina umukino witwa iz'ubwenge original, kubiba, ubutubuzi, ubumanuzi, gukodesha amazu atari yanjye. Ndatura nkubita hasi ubujura bwose. Ngiye kumva numva ku bitugu byanjye yavuye ikintu kingana nka toni, nka kimwe cyavuye ku bitugu bya Mukristo. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Mfite amahoro yo mu mutima, ngira ubuhamya bwiza, nta muntu njya ngirana nawe ibibazo, ndirinda umwuka wera akanshyigikira. So ubwo maze imyaka 16 Yesu ampaye agakiza, ngana ku musozo ntago nabura kudasoma ijambo ry'Imana. Ari wese ubona arisoma, ariko nanarisoma riri mu rwandiko, riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 18-20. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 18 umurongo wa 20. Kuko ijambo ry'Imana naryo ndarikunda cyane, ryarambatuye mpinduka umwana w'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 18 umurongo wa 20. Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ndashaka gutangariza umuntu wese wumva iki kiganiro cy'ubu buhamya
ko ibyaha by'umunyabyaha nibyo bizamwicisha, ariko kandi Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyateze amaboko ashaka uwo yababarira. Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha by'umuntu byatukura tukutuku, Yesu arabyeza bise nk'ubwoya bw'intama bwera. Bibiliya ikavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, niko akanwa k'Uwiteka kabivuze. Ijambo ry'Imana rero riravuze ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Bibiliya iravuze ngo gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Nshoje ntangariza umuntu wese ukiri mu byaha ko nta mahoro azabona akiri mu byaha, nave mu byaha yakira agakiza, kuko mu bo Yesu yameneye amaraso igorogota ku musaka. Dusenga Imana. Byiringiro byacu, Imana ikomeye, Data wa twese mwiza uhoraho, turagushimiye. Tugushimiye ko imbabazi zawe arizo zatumye utanga Yesu. Abari kure y'amasezerano twigizwa gufi n'imbabazi zawe. Abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, waradufashe duhindurana abazima na Kristo. Habwa icyubahiro cyinshi. Muri aba ngabo nanjye nari ndimo nduhijwe n'ibyaha bitandukanye, ariko uramfata umpa agakiza, izina ryawe nirishimwe. Dusabiye umugisha umuntu wese wumvishije ikiganiro cy'ubuhamya bwaho Yesu bwaho wankuye, kugira ngo umukomereze amaboko. Utarakumenya kumenye, umusambanyi umuha agakiza, umunywara umujyi umuha agakiza, umujura umuha agakiza, ukijya kuraguza ugiterekera umuha agakiza. Umupagani wese wumvishije ubuhamya yakira agakiza, kuko uri Imana igatanga. Kandi dusengeye n'abafite ababo batarakizwa kugira ngo bihanganishe mu gihe gikwiriye, uzaba he kumwenyura utanze agakiza mu miryango yabo. Kandi abanyetorero twakumenye, udukomereza amaboko, udushoboze kwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi imbuto zacu zigumeho. Twifuza kuzarangiza urugendo amahoro, tukazaba mu gitaramo kizabera mu gihugu cyo mu ijuru, tukazumva n'iriya ndirimbo yarepeswe kuva isi itararemwa. Urakoze, turagushimiye. Utanga umugisha ku muntu wese wumvishe kino kiganiro, kandi n'umukozi wawe twagikoranye umuha umugisha, kuko yatanze igihe cye arigomwa. Umuha umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubana natwe. Turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe, kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.